Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri umugoroba wa tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Aya makuru rero aribanda ku ijambo rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ijambo yavuze nyuma yaho avaniweho ubudahangarwa na Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku busabe bw'umushinjacyaha mukuru, ariko kandi nanone bigizwemo uruhare na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho bahanganye bameranye nabi. Ariko Kabila akaba ari mu buhungiro, yari amaze igihe rero acecetse, ubu akaba yahagurutse akavuga kuri we, avuga ko abwira abaturage bose b'abakongomani. Ntabwo ndi jyenyine muri studio rero, ndi kumwe na Mushakamba. Wiriwe neza, uraho? Amahoro se ntama? Amahoro Mushakamba. Mu myaka myinshi birashize Kabila aravuze. Kabila yari yarigize ikiragi. None avuze bamwambuye ubudahangarwa. Ubudahangarwa buramuvugishije gusa. Ubundi yahisemo agakomeza akicecekera. Iyo batabumwambura ntawe ari kumwumva cyane. Ubudahangarwa burahenze. Iyo ahitamo agakomeza akicecekera se, ko nta n'uwo ari kumenya ko yambuwe ubudahangarwa. Uyu Kabila rero ibyo ngiye mbibona ngira ngo turasa n'aho tubisesengura. Yego, ndabona ari mu matakira ngo ye cyane ko Tshisekedi yaramurangije pe. Tshisekedi yaramurangije, gusa bizadushimisha Tshisekedi, byadushimisha Kabila arwanyije Tshisekedi cyane, kuko bose ni abagome bari kurwanya abandi. Yego, umugome uri kurwanya undi mugome, kandi bose banga bavuga ikinyarwanda pe, si ibyo kubeshya. no ku bwa Kabila ntabwo abavuga ikinyarwanda bigeze bagira amahoro. Kandi urabona ahanini Mushakamba rese Tshisekedi niba amaze imyaka 6. Yego, Kabila akaba yaramaze 18. Ubwo tuvuge ko FDLR yari yaratwikiye abantu hariya, yari yarabayogoje. Ibikorwa byabo bibi ibikoze ku wenda Tshisekedi. Ikintu yazanye gisha ni ukurya abantu. Yego, Tshisekedi yaje arya abantu. Kabila we yari ameze nk'ubakaranga. Tshisekedi aza noneho wabaryo. Yego cyane rwose. Yarabakarangiwe na Kabila. Kabila arabakaranze, Tshisekedi arabaryo. Ku bavuga ikinyarwanda njye ntacyo mbonera ijambo rya Kabila risobanuye. Mushakamba, ku bavuga ikinyarwanda buriya abavuga ikinyarwanda nta gihe batatotejwe muri Kongo. Yego, nta gihe batatotejwe muri Kongo, kuko dusubiye n'inyuma mu mateka pe, genda byibuka, urabona hari ahantu barwaniye cyane hitwa Ikiroce. Iwa kwa Sebukwe. Kwa Sebukwe. Hariya niyo iwabo w'umugore muri ibyo bice. Hariya ahantu Mushakamba mbere kiriya gice abatware baho bari abarwandofone. Yego, noneho baza gushaka uburyo, muri bwa buryo bwo gukorera inda kw'abakongomani, baza gushaka uburyo babambura ubutware.
basa n'ababahiritse ku butware, ariko ubutware atari ukuvuga kuyobora igihugu hejuru, ariko byari ubutware kuri abavuga ngo ba shefu, ba shefu ba sushefu. yego noneho nibyo wumvise cyangwa uzumva mu mateka ngo habayeho intambara ya Kanyarwanda. Barwanyaga abavuga ikinyarwanda kugira ngo babavane ku butware. Icyo gihe rero abantu benshi babigendeye mu Mushakamba, bamwe barafunzwe, yego abandi barapfa. Byabayeho, ni ibintu byabaye. Ntabwo rero byigeze biceceka, biraza bigera za 72. Ndabyibuka nari umwana muto cyane, umwana muto cyane, ariko icyo nzi na papa yarafunzwe. Yarafunzwe, afungirwa hari ikiroco. Baba bavuga ngo ntabwo genda ntaragera ikiroco, ubwo nari muto cyane. Mfite nko mu myaka 3 naho ngaho. Bavuga ngo papa yagiye ikiroco, papa yagiye ikiroco. Ngo rero umwana wibaza, bavuga ahantu kwibaza ngo ameze ate. yego Wibaza ngo ikiroco ameze ate, ikiroco ameze ate. Bwa mbere njya kuhabona Shakamba ikiroce, nza kuhanyura ngana i Bukavu. Ndahabona mbona ikiroce, nabo aha ngaha burya niho bazanaga ba papa, niho babafungira. Urumva rero guhera icyo gihe ntabwo abarwandofone bigeze bagira amahoro. Rero Kabila nawe nubwo avuga, nawe ntabwo yababanije. yego Ahubwo we yakoreshaga ikintu cy'ubucakura. Buriya yari azi kubagura, akaza akagura nk'umwe akamuha amafaranga. yego Ndabona asakuza cyane, akamujyana akaceceka, akamupfuka umunwa. Ibyo bintu yarabikoraga cyane. yego Niyo mpamvu wabonaga hahora ziriya reberiyo. Ni ukuvuga abantu batangiraga reberiyo, bagera hagati akaba arabaguze ba bandi barinze. Abasigaye inyuma bati bariya rero baraturiye, reka dukomeze twebwe turwane twirwane. bagasigara mu bibazo, bagasigara gutyo, akazongera akarobamo abandi gutyo gutyo. Ibyo bintu yarabikoraga. Ariko si ukuvuga ngo nawe yafashe abarwandofone neza, oya. yego biratuma mvuga ko ijambo rya Kabila no mu gihe cye n'imitwe yitwaje intwaro yariho, wenda Tshisekedi yarayoroye, arayibangurira, irororoka nyinshi cyane, ahubwo no ku gihe cye yarayoroye, arayibangurira, irororoka, nyinshi iragwira. Icyo yamurushije, mbese yaje gusoza ikivi yari yaratangiye, ariko noneho arangije anarya n'abantu. birumvikana. yego Ijambo rya Kabila rero ngenda ribona gutya, ntirikwiye gutera iseseme. Urebye ni n'iryo gutera iseseme abarwandofone, kuko Shakamba wenda Sawuli yaba Pawulo. nta Pawulo, umuntu utarigeze uba Pawulo imyaka 18 yose, ari gukanya ibibazo impunzi z'abarwandofone zose twazishyira ku mutwe wa Kabila, kuko Kabila Tshisekedi amukoreye ibyo Kabila yakoreye abamushyize ku butegetsi b'abarwandofone bari abasirikare bakuru. yego yashyizwe ku butegetsi n'u Rwanda ari n'umwana muto. yego u Rwanda ruti tuveyo, abarwandofone arabihinduka. yari n'umwana muto Mushaka. ni nabo bamwinjije mu gisirikare, Kabarebe niwe wamwinjije mu gisirikare. umusirikare yarahiriye kurwanirira igihugu, ntabwo ari we mu gisirikare. no kurwanira igihugu si we wabyitoje.
yabitojwe n'u Rwanda cyane arangije yanga kugendera ku byo u Rwanda rwamuremeye, reka mvuge kumurema mu gisirikare, ahubwo ahitamo kuyoboka ababiligi na FDLR yabo bagahindura umwanzi u Rwanda, kandi u Rwanda ari rwo rwatabaye nibyo nakubwiye ko ari incakura. Kuko ikindi nk'uko bivuze ati ni incakura, CNDP yari kurangiza ibintu, arangije abeshya ko birangije ahubwo aremye byinshi. M23 ya mbere bigenda uko, kandi na mbere yaho RCD na za MRC n'ibindi yafasha abantu ababeshya ko abagize ba visi perezida, abarangiza cyo mushakamba. None ubu ntushobora kubaza n'aho baherereye muzamenye ngo baba. Kabila rero natuze Kisekedi umukongomana w'umuruba mukubite amuhondagure amukubitane n'abandi bose bari bafatanije gukora amafuti. N'ubundi umubirigi niwe washutse Kabila, rero umubirigi wibyariye umwana witwa Gisekedi, reka uwo mwana yabyaye mukubitisha uwo yareze. Niko bimeze. Ngewe nuko mbibona, ni umubyeyi, kwa kundi umubyeyi abyara abana babiri, nako aba afite abana babiri mu rugo, umwe yaramureze undi yaramubyaye. N'ubundi ngo umwana uramubwira ngo navuge cyangwa nakubita uwo yanga, agakubita uwo basangiye. Muri iyi ngingo rero, muri iri jambo rye yirinze kuvuga kuri M23 ngo yibasire, ngo agire icyo ayishinja, usibye ibintu bibiri numvise. Yego. Numvise cya mbere cyo kuba avuga ko leta, ubutegetsi bwa leta bukwiye gusubirana ibice byose by'igihugu. Yego. Ubwo yakomozaga ku byo M23 yigenza. Ariko mushakamba umbabarire ngusaba akantu gato, wenda dutwara umwanya, ariko wenda tugira uburyo tubikoramo. Yego. Abantu bafite inyota yo kurimenya mu Kinyarwanda. Ngira ngo twajya dusoma igika, twarangiza igika tukagira ibyo tuvugaho, noneho n'abantu bakagira uwo mwanya wo kuryumva, kuko rya jambo rya rero mu rurimi rw'igifaransa. Hari umugabo wigeze gutubwira ngo igifaransa kirimo kirakendera ngo kizarangira nta n'imisate de mu kizagira nk'ikiratini. Abantu basigaye rero bazi igifaransa ni bake cyane rwose. ubwo rero turisomye mu Kinyarwanda, ko tubifite mu Kinyarwanda, turisomye mu Kinyarwanda, abantu bakajya bumva, twamara gusoma igika tugasesengura tugakomeza. Yego, byafasha abantu cyane. nibyo byiza. Yego. Ndi some cyangwa ni ubanza? Wasoma nta kibazo. Yego. Yatangiye nk'uko twabivugaga, avuga ko yaramaze igihe kinini. Yego. Yavuze ko yafashe igihe kinini cyo guceceka. Yego. None nyuma y'icyo gihe reka avuge. Ababwire kuko avuge kuko ibyo agiye kuvuga cyangwa se byahagaze ibiri kuba kano kanya ari ubuzima bw'igihugu, ari ubuzima bw'igihugu, ko atagiye kubikora mu nyungu z'umuryango we cyangwa umuryango we wa politike cyangwa umuryango we usanzwe. Yego. kandi si mu nyungu ze bwite, ahubwo ni mu nyungu z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahazaza hacyo. Yego. Yavuze ko yafashe icyemezo cyo kuvuga kuko ibintu bihagaze nabi mu gihugu. Yego. Yavuze ko guceceka bye byari nk'urubanza rw'amateka. Yego. ariko ataratereranya abanyekongo barenga 1,100,000 bari mu kaga. Aho ngaho twashinga agati mushakama.
uba ko atatereranya abanyekongo iki kintu wagifata ute none ko abanyekongo twabonye bapfa ntacyo yakoze ongeraho uti bapfa abandi barabibwa nta nubwo yigeze avuga ahubwo yaracecetse wa mugani we ahubwo tuvuge tuti yego bicwaga n'uwo yabazaniye n'uwo yabazaniye abanyekongo ntibamutoye yaramuzanye ntibamutoye arangije amwigejejeho arabasigara agenda undi asigara abica abandi arabarya ntabwo twigeze twumva avuga ati nyamuneka sigaho si icyo nagushyiriye ku butegetsi si iki ngiki ubutegetsi wabugiriyeho ntawe ukora ibyo ngibyo abaturage bose ni abawe Mushakamba azana abacanshuro agura ibirunda ubwo murayizi uburyo yari ibayeho Mushakamba abantu b'Igoma bari bababaye nk'uko abahuvira bameze uyu munsi yego kandi ku bwa Tshisekedi Muzarenda araza niba wejeje imyaka mukagabana ataragufashije gushyiramo gushora imbaraga zawe mu mirimo yo kubihinga yego uyu ufite ibyo utunze abikwambura wavuga akaturasa Mushakamba ntabwo umugabo yigeze akoma anyibukije hari umugabo nzi wari utuye ahantu yego afite urutoki runini cyane ku buryo yagiraga inzagwa nyinshi noneho baza kumuvumba ntagire uwavumbye tugewe nkorera urutoki ntawe ujya avuga ngaca ibitoki ntawe uvuga noneho nkabitara ntawe uvuga nkabihindura ntawe uvuga nagenda nkabona baza kunsaba imineke abansaba imitobe abansaba iki ngatara urwagwa sinongere kubona uvuga urwagwa naruhogorora akamanuka ruguru iriya mu misozi bakaza kunywa nirinze kuvuga abantu baza kumumenya hari abamuzi bakamanuka ruguru iriya n'imiganda n'iki bakaza ngo baje kunywa ngo baje kunywera nararushye none undi nawe abaye aho Mushakamba abaye aho ngaho abantu barahangayitse ntakomye abantu bageze gute ntakomye abana arabirukanye ntabakijije ntabavanye mu bibazo bararwanye baraharanye bageze bate baharanira uburenganzira bwabo bageze i Goma bageze i Bukavu bari hafi Uvira umugabo ati ndaje Mushakamba niba ari naho azaza uretse ko nabonye abivuga ati bagendeye ku bihuha bavuga ko naje i Goma sinigeze nzayo abamenya ariko kiriya umuntu yakibaza Mushakamba ko yacecetse abantu bari mu bibazo kandi ari umuntu yazanye iki kintu uragiriye reme iki kintu kizasibangana mu mitwe y'abantu ku buryo abantu bamugarurira icyizere bwana se nta muntu watakaje abe ntabwo ashobora kubibagirwa kandi iyo yibutse icyabishe byanga bikunda abonamo uruhare rwa Joseph Kabila iyo baba barishwe na Tshisekedi kuko Tshisekedi ubudahangarwa inkota yo kwica yayihawe na Kabila yabyise ngo ni diplomasi n'abarwanashyaka ba Kabila nubwo bamukunda nabo njye navuga ko nabo ubwabo yabimye agaciro nka kwa kundi Tshisekedi yima agaciro FRDC agaha abacanshuro kuko yari akwiye gushaka mu barwanashyaka be akaba ari we nibura aha ubutegetsi akamenya ngo ni umuntu wanjye
naho ufashe umuntu w'iyo hirya uvuye hirya iyo umuhaye ubutegetsi, ntubuhaye abo mwaruhanye n'abaguhoza inyuma, ubuhaye umuntu mwahoze mumeze nk'aho muhanganye cyangwa mwari mumeze nk'aho muhanganye, ugira ngo ukunde ubeshye isi n'amahanga kuko ukoze diporomasi, ahubwo uroza abanyagihugu bawe, uroza igihugu cyawe. Ni nacyo kintu cyabaye. Ibibazo abarwandofone bafite, iyo Kabila agira ubushake bwo kubikemura, imyaka 18 yamaze ku butegetsi yari kuba yarabikemuye. Ibindi bibazo byose biri mu gihugu, Kabila iyo agira ubushake yari kubikemura muri iyo myaka 18. Ahubwo icyabayeho nyembona, Kabila yarabifashe arahinga, ahingira ku rwiri. Noneho arangije, babyita guhinga umuntu asiba. Yego, arangije buri uko urwiri rugiye kuzamuka akajya agerekaho itaka. Yego, Kisekedi rero yaraje ryataka rishyiramo ifumbire riha n'amazi, maze rwa rwiri rurazamuka none rushishe cyane. yego, Arivuga urwo rwango n'ubugome byose nk'ingaruka za FDLR muri Kongo. yego, Rero turi buze gusanga yivuga ko igihugu kibabaye, yego, gika kigiye gukurikira, ariko nubwo kibabaye nawe ari mu batumye kibabara. yego, Yagize ati, nifuje gukoresha aya magambo kugira ngo mbasangize ibitekerezo byanjye no kugira uruhare mu gushaka igisubizo cy'ibibazo byugarije igihugu cyacu, igihugu twarazwe n'abakurambere kuko kiri mu burwayi bukomeye kandi kibangamiwe n'urupfu. Mwebwe mwese murabibona neza kuko muba muhanganye n'ingaruka zabyo buri munsi. Yakomeje ati, ngiye kuva ku butegetsi, hanagiye kwiyemera kuvuga wenda bimwe byari byo, ariko hari n'ibindi yari yateguye n'ibizabisenya. Ngiye kuva ku butegetsi tariki ya 24 z'ukwa mbere 2019, nasize igihugu cyasubiye hamwe, cyari kimaze kugarura amahoro henshi, kugaruka amahoro ubwo yaramaze kugaruka henshi, cyasubije hamwe imbibi zacyo nk'uko zari zimeze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1990. Nasize igihugu gifite itegeko nshinga ryateye imbere n'inzego z'igihugu zikora neza. Nasize ubukungu bwiyubashye, bwari bwuzuye mu madeni, bwari bwavuye mu madeni twarazwe. Kubera impinduka nyinshi twakoze, ingabo z'igihugu zari zitangiye kugaragaza ubunyamwuga, zishoboye kurinda igihugu. Twari dufite demokarasi irimo gukura, kandi twari tumaze gukora amatora 3 adashingiye ku nkunga z'amahanga. Urumva rero uburyo yivuze ibigwi. Ariko reka tugaruka ahantu Mushakamba, hari ahantu nshaka ko tugaruka. Hari ahantu yagize ati, ahangaha igihugu twarazwe n'abakurambere kuko kiri mu burwayi bukomeye kandi kibangamiwe n'urupfu. Mushakamba, urupfu ni urw'uyu munsi muri Kongo. Oya, yaba urupfu ari urw'uyu munsi, nta bantu bagakwiye kuba bamaze imyaka 30 mu buhungiro, kuko nirwo bahunze. Yego, kuko bahunze gupfa, kandi imyaka myinshi bapfuye bayobowe na Kabila kurusha Kisekedi. Mushakamba ubuze ubuhunzi, yashoje ashyiraho gahunda z'ibintu yumva azageraho kuko ngo ahagurutse. Njye sindanabirebaho, ariko nzi ko bihari ibintu bigera muri 10 na bingahe na 2 na bingahe na 2. Nintaza gusangamo icy'ubuhunzi nta kirimo. Njye rwose Kabila ndamugaye. Nta kirimo, niba binashoboka dusimbuke. Reka turabigeraho. Reka tumanuke. Hari ahantu wavuze uti igihugu cyari gifite imbibi zacyo zo kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 kwa gatandatu Kamena
kwa gatandatu umwaka wa 1960. Ahangaha ni itariki y'ubwigenge bwa Kongo. Yego. Ese imbibi asanze ubu zarimutse cyangwa byagenze bite? Sinzi ndi bavuga. Yego. Ariko nagiye numva ngo abakongomani n'abagande bari gushwanira ubutaka. Yego. Ngo abagande bagiye bimura imbibi, wasanga ari ibyo na biriya bihugu bya Zangora na Zaki bahora bashwanira imbibi n'abanyekongo. Cyangwa ahangaha hashatse gucyurira leta iriho ko bayambuye ari ibice yambuwe ikaba itagifite Kongo yuzuye. Byashoboka. Ashobora kukagobekamo kugira ngo yigarurire abaturage. Cyane ko ayo makimbirane yo ku mupaka yahozeho. Yego. Ariko uyu munsi igishya kirimo ni ibice 23 yafashe. Yego. Noneho na Kongo nayo ibatandukanya n'abanyekongo, ivuga ko izajya basoresha nk'abavuye mu mahanga. Yego. Dukomeze. Reka wakomeza. Gusa kuri FARDC yavuze ngo zari ingabo zishoboye kurinda ngo zimaze kuba inyamwuga, ariko aho yayeshye. FARDC ntabwo yigeze iba inyamwuga. Ntabwo nubwo bizabaho, kereka nihabaho FARDC ivutse muri ARC. Ntabwo yigeze iba inyamwuga kuko ni ibiremo biremengatanyije bagiye bahuzahuza biraho rwose. Yego. Twakomeza. Yagize ati ariko umutima urandya iyo ndebye uko ibintu byifashe nyuma y'imyaka 6 gusa. Ibyo twari twarubatse byose byarasenyutse. Igihugu cyacu kimeze nabi. Cyarasebye imbere y'amahanga kandi abaturage bacyo babuze icyizere kubera ubuyobozi bubi. Yakomeje ati muri iki gihugu cyacu cyabaye akarere kadasa ahantu hadasa nk'atagira amategeko. Itegeko nshinga ryasimbuwe n'ijambo rimwe ry'ubukungu bw'igihugu ry'umukuru w'igihugu nako iribwo n'ijambo rya Kisekedi. Mu gihe ubuyobozi bushingiye ku baturage nako budashingiye ku baturage, hari ubuyobozi nyine budashingiye ku baturage. Uburiganya bukora uburiganya, buvangura, bw'amacakubiri, bwicengeza amatwara y'urwango, ubuyobozi buhohotera abaturage ndetse n'ubusumbane, byose byamaze kurushaho gusenya ubumwe bw'igihugu cya Kongo. Habayeho gutera imbere k'ubuhemu, urumva guhemukirana byariyongereye, kurya ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu. Imari ya leta irimo kongera amadeni by'ikirenga. Leta nyine yongereye amadeni ku rwego rw'ikirenga arenze miliyari 10 z'amadolari. Iri jambo rya Kabila warifata nk'aho wenda tuvuge mu rwego rw'ubushotoranyi, hari ukuntu umuntu agira atya agakubita undi akamusubiza. Ni nko kumwivuna. Se wavuga ko Kabila risohoye mu rwego rwo kwivuna Kisekedi kubera ibyo yamukoreye, wabifata ute? Nibyo. Yego. Navuga ngo yaharabitse Kisekedi ateruye. Yego. Ngo akoreshe ya magambo yo kumutuka. Yego. Ariko n'ubundi yatutse ubutegetsi bwe. Nta kibatabushinjije kuko uburiganya, ivangura, ubwicanyi, igitugu n'ibindi, ibyo byose nabyo ubwabyo ni ibitutsi. Yego. Ariko yatangiye avuga ngo umutima uramurya, ngo yarebye ibyo yasize byose byarasenyutse. Yego. Ariko regreta ko imyaka 18 Kisekedi yayihinduye ubusa. Yego. Ngo ibyo yakoze. Ibyo avuga Kisekedi urebye usanga ni ukuri.
ariko noneho hari by'akabya nk'umuntu wamubanjirije kuko aragenda agereranya. Kandi buriya muri siyanse iyo ugereranya ibintu hashobora kuvamo ibintu bitatu. Yego. Ushobora kugereranya bikaba bihwanye cyangwa bikaba ndamuruta cyangwa ndamurusha cyangwa se arandusha. Ibyo bintu bitatu birashoboka. Arega ni cya kintu navuze mbere. Kandi rero iyo usanze umurusha ugereranyije ugasanga umurusha ugira ikintu cyo kwiyemera muri wowe ukanamusuzugura. Yego. Iyo usanze akurusha ucishwa bugufi. Ibyo ni ibintu ni psychology. Hari ibintu bita complex. Complex ibyo bita complex superiority na inferiority. Kuvuga superiority iyo usanze umurusha wikomanga ku gatuza. Yego. Burya ndi umugabo. Aha rero Kabila arimo arikomanga ku gatuza ati jyewe nari umugabo. Arimo ararata inkovu z'imiringa. Yego. Kandi za nkovu arazirata ariko ziracyari ibisebe ntiziraba n'inkovu kuko nawe ntabwo byari ishashi. Jye niko mbibona. Wakomeza mushakamba. Hari ibintu ndita bibiri. Yego. Cyangwa se biraba na kimwe. Bibiri bumbiye muri kimwe. Niba na Kabila yarazi neza ko yakoze ibyiza, kuki yabifasha akabihereza umuntu batafatanije kubiharanira? Yego. Niba yarifuza ko ibyo byiza bizakomeza gusigasirwa, ahubwo mbaze uti yaramufitiye icyizere kingana iki? Niho nanjye mpera mbivuga ngo ibintu byakuvunye uwakoze wumva ari ibintu byo kwirata, wari kubiha umuntu uturutse higiyo unakurwanya utemera ko hari ikiza wakoze. Yego. Ikindi rero Tshisekedi yibereye imbeba yisanze mu mutiba w'amasaka nta muntu wo kuyihagarara hejuru. Yego. Ubundi yirira amasaka uko ishaka iritakatura. Iraguguna. Yaguguna ititaye ku wayahinze ko azabona imbuto atera mu kindi gihembwe cy'ihinga. Ititaye no ku bandi bafite inzara cyangwa bayakeneye. No ku mbaraga, ititaye no ku mbaraga umuhinzi yatakaje. Ubundi iragenda irashisha yizanira amabinga rwose. Na bene wabo bose bamera neza. Yego. Baragenda bagira ijya kubaka shati Burayi. Yego. Kabila rero ngira ngo ibyamubayeho nongera mvuge ku Mubirigi. Ni ukubahira umuntu witwa ngo asanzwe akurusha akufitiye impuhwe ariko nawe asanzwe ari umugome, kubera ko Kabila yagendeye ku Babirigi. Ni ijambo n'undi twatangiriyeho, ahemukira u Rwanda n'abarwandofone bari bamuhaye ubutegetsi. Yego. Arangije arabirukana akorana n'abanzi babo. Yego. Urumva yahise akorana, yasimbuje abamushyize ku butegetsi FDLR. Yego. Aribo banzi bari bashyize ku butegetsi ndetse banamurindaga, bari hafi ye kandi bazi ibyo baruhiye. Yego. Bari bafite ubushobozi bwo kubisigasira no guteza imbere ibyo baruhiye. Ndavuga abarwandofone. Ndakumva. Maze Kabila nawe bya bindi Umubirigi yamukoresheje, yego, akirukana abarwandofone akabica akagira gute, Umubirigi nawe yahise abikoresha Tshisekedi, aramubwira tugize amahirwe Kabila kuvuyiriye aha aguhaye ubutegetsi, yego, nawe mukora ibyo yakoze abarwandofone.
noneho bose ubakubitire rimwe ubirukanire rimwe. Nicyo kintu cyabayeho rero, urwigisha igishi ararusoma, ntawote niwe wawucanye. naho iby'imyenda nawe yari yarayifashe, ni uko afite uburyo nyine yabitekinitse bikarangira ubona igihugu nta myenda gifite. Reka nkomeze. Yego, yagiye ku by'umutekano. Umutekano wagiye ugenda ukendera cyane mu mujyi, mu mijyi no mu byaro, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema, Tanganyika, ho Katanga no mu Mai-Ndombe. Amaraso y'abaturage b'abasirikare n'abayobozi batandukanye yakomeje kumeneka ku bw'ivangura, ubugome ndetse n'ubutegetsi bushingiye ku iterabwoba. Ibi byose bigamije guhohotera rubanda kugira ngo ubutegetsi bukomeze bubeho. Urugero rubabaje ni ubwicanyi bwakorewe imfungwa zo muri gereza ya Makara tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9, 2024, aho abasivile barenga amagana biciwe ubusa, abayoboke ba Wazalendo Igoma, urubyiruko rwa Junafek i Lubumbashi, n'iyicwa ry'abayoboke b'itorero rya Mbindi Ikiliwa n'ibindi bimenyetso by'ubu bwicanyi. Ibi byose biterwa n'ubuyobozi bubi mu rwego rw'umutekano. Hari amasomo y'ingabo adateguwe, kuba hari amasomo y'ingabo adateguwe neza, kohereza abantu mu myanya hashingiwe ku moko, n'ifungwa rya bamwe nta rubanza bagize, cyane cyane abavuga igiswahili. Ahangaha rero ahangaha nta kibazo kitabayeho, ibyo yavuze byarabaye byose, ahubwo ntabwo yavuze uko biri, kuko uko biri birenze n'aya magambo. Mushakamba ntabwo yavuze abariwe, ntabwo yavuze abatwitswe, wenda yabivuze mu magambo yoroheje. Abavuga ururimi rw'igiswahili yabivuze acyatanga nk'urugero atambuka. Ese ko atavuze ururimi rw'ikinyarwanda? Ni ikibazo gikomeye. Wenda ni uko avuga ururimi rw'igiswahili, niyo mpamvu akaba atavuga ururimi rw'ikinyarwanda, yaba ariyo mpamvu yibagiwe, cyangwa ni uko azi ko yabamariye mu buhungiro. Ariko kubibagirwa Mushakamba ni ukwirengagiza ikintu gikomeye. Ni uko azi ko yabamariye mu buhungiro, arabizi cyane. Turakomeza. Dukomeze, ngaho komereza wari ugeze. Ati igihugu cyacu kiri mu bibazo bikomeye kandi byinshi, kugikiza bisaba umuti wuzuye. Niyo mpamvu gahunda zose zo gushaka amahoro, iza Rwanda, Nairobi, ya SADC, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Doha na Washington, zigomba kwemera ko abanyekongo ari bo bagomba kuba ku isonga mu gushaka ibisubizo. Ati ubu butumwa bushyigikira cyane icyo abepiskopi ba Kenko n'abayobozi b'itorero Isisi Anglikani, Eglise Catholique na Eglise Chrétienne Congolaise bakoze, bashyizeho uburyo butagira uwo buheza mu biganiro. Nubwo bitari byuzuye, iyi gahunda ikwiriye gushyigikirwa no gutunganywa uko bikwiriye. Nubwo ntari ku butegetsi, hamwe nakubwiye hakomeye, hameze nko gutangiza intambara. Nubwo ntari ku butegetsi, nk'umusirikare narahiye kurengera igihugu no kucyitangira. Uyu munsi igihugu cyacu cyongeye kuzamo amacakubiri, ariko nk'uko amateka bintegetse, mfite inshingano zo kugira uruhare mu gushaka amahoro no kubaka igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego ndihanganisha abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu mwirengagijwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, babishe mu buryo bugiye butandukanye, babatandukanije mu buryo butandukanye n'abandi baturage, ubwo n'abandi banyagihugu, nk'uko
bafunze amabanki y'akarere kanyu bakababuza no kugenderana. Ubwo ni bya bintu bibiri yavuze. Ibi bintu rero koko Tshisekedi yarabikoze mu Shakamba, gufata amafaranga y'abaturage akayafunga, yego, akabahagarikira ibikorwa, amafaranga bakayaheba, igihe kikaba kimaze kuva mu kwezi kwa mbere kugeza n'ubu ngubu, ubwo n'amezi ntari hasi y'ane kuzamura mu Shakamba. Iki kintu koko, iki kintu yavuze ahangaha agenda ndumva ku bwanjye naba ndi hamwe nawe, bashaka ukuntu bariya abaturage babona amafaranga yabo, bagakomeza ibyabo bakoraga bibinjiriza bibatunga buri munsi, kugira ngo bafunge amafaranga yabo cyane. kuko nayo ni deturnema, bavuga deturnema n'ubuhemu ahubwo, ndetse ubuhemu kuko ni nko kwambura. Yego, nkaba numva rero ahangaha icyo yavuze nicyo koko bakomeza. yakomeje agira ati Kongo iruta ishusho mbi ihabwa reka amasubiremo, Kongo iruta ishusho mbi ihabwa n'abayiyobora muri iki gihe. Kongo ikwiriye kurenga politike yo gusaba no kwinubira. Hari ibintu byakozwe vuba aha birenze ukwemera kubera igihuha cyacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ngo ndigoma. Ubuyobozi bwa Kinshasa bwafashe ibyemezo by'akarengane bigaragaza ko demokarasi yacu igarutse inyuma cyangwa yasubiye inyuma. Uyu munsi rero ndasaba abanyekongo bose gushyira hamwe tugafatanya gutabara igihugu cyacu. Dukeneye ishyirwaho ry'amasezerano mashya yo kubaka igihugu. Ibyo bigomba gushingira ku ngingo 12 zikurikira. Yego, nzisome. Wazisoma imwe tukayivugaho. Iya mbere ni ukurandura ubutegetsi bw'igitugu ndetse n'uburiganya. Ibi nibyo birakwiriye, ariko ngira ngo iyi ngiyi cyo kimwe n'izindi, hari abantu benshi bamukurikiye twaze tunaganira, baravuga bati ese noneho ko agaragaza ibizagerwaho, ibintu ubigeraho wakoze, nakora iki, yazanyura mu zihe nzira kugira ngo abigereho. ibi bintu ko ari ibintu bikomeye, barabifata nk'intego zikomeye. Dufite intego rero, ushyiraho ingamba zo kugira ngo za ntego zigerweho, bitari ukuvuga gusa. Bwana Tshisekedi azakora iki, arateganya gukora iki kugira ngo ibi bintu bigerweho. Iyi ngingo rero cyo kimwe n'izindi, haribazwa cyane ibyakorwa kugira ngo bigerweho. Nayoboka y'ishyamba rero, n'ubundi nibyo byatumye bamuhana, n'ubundi ejo bundi baramucira urwo gupfa. Yego, bahita banamushyiraho mandadari. Icya kabiri, hajya ubundi ibi byose ntiyanabikoreye Moise Katumbi nawe. navuga ko harimo oya ku gihe cya Kabila yarabikoreye ndetse ko ari urubanza, yamucira urubanza igihe Kabila kandi nta n'icyaha afite, igihe bashwana bakamukatira ko ari uko yatorotse akigendera agahunga, nawe yadahunga aba yarafunzwe kandi ntawe ari kumenya ibyari kuvamo. ubwo niba mu Tshisekedi ari kumugerera mu kebo yari yagereye Moise Katumbi, ubu kasubiye wa mugarura. Icya kabiri ni uguhagarika intambara. Guhagarika intambara niyo yayo, arakora iki kugira ngo ihagarare? Ntacyo. Kuko abantu baribaza nabavana mu gihe ese ariyunga kuri AFCM 23, araca Kasumbalesa nk'uko basanzwe bavuga ngo aca Kasumbalesa, ya muri Shaba muri Katanga arabigenza. Iya gatatu ni gusubiza ububasha igihugu cyose, gusubiza leta ububasha ku gihugu cyose.
bimwe na twavuze ngo ibi rero sinzi ibyo akora ni ukuvuga ni nko kugarura bwa butaka bambuye arabugarura ati nabyo ni ikibazo aribwo afite bwo kuko umushakamba ngo akananiye undi mugabo ntabwo uvuga ngo zana nkurushe uramubwira ngo zana ngerageze Tshisekedi buriya nubwo yatsinzwe ruriya rugamba ntacyo atari yarakoze yego niwe muntu wazanye ibikoresho bihanitse hariya gasanzwe ubundi wajya kubona abasirikare ba Kongo imbunda bazijyana ku basudere bakazisudira ibyuma bimwe bigiye gutaka cyangwa abo bantu bigeze kubabona basudira yego nayo Tshisekedi yazanye imbunda nyinshi nzima kandi zigezweho ariko aza kubikoreramo ikosa rikomeye cyane gikomeye cy'icyaha cyane amufungisha gishobora no kuzamukurikirana ikintu cyo gufata abasivili ukabaha imbunda abaturage ni ukuvuga ubu bahuye abandi niba apfa bibi aramurasa yego namugirira ishyari aramurasa uwashonje wayimuhaye azajya kumena inzu y'abandi yibisha intwaro ibyo bintu Tshisekedi yazanye ikintu cy'igihu hahandi umuntu avuga ati ko niriwe ndarara yego ko naraye ndaramuka ugasanga umuntu arabaho mu kintu cyo guhora yihebye cy'ubwoba kuko atazi ngo ejo he haraba hameze hate kubera ibibazo by'umutekano yego kandi rero ni ugusubiza aho demokarasi ishingiye ku mategeko ese demokarasi ishingiye ku mategeko yavuyeho yari ihari ni iyihe yagiyeho se yo ni iyihe yavuze ko ku gihe cy'itegeko nshinga ryari rihawe agaciro ryubahirizwa ngo Tshisekedi yararyica gushakamba ayo ni amagambo burya abahanga barakubwira ngo shyiraho ibipimo bigaragaza ibyo bintu uvuga ko demokarasi amategeko byari bihari ugasanga Kabila nta kintu ashobora kubona gifatika gishimangira bino bintu kuko niba ari demokarasi gusubizaho demokarasi hasubizwaho ikintu cyahoze yego dushobora kwibaza se yahozeho none niba yarahozeho ibyabigaragazaga ni iki kuko ubundi definisiyo nziza ya demokarasi ni ubutegetsi bubereye abaturage bushyirwaho n'abaturage bukavanwaho n'abaturage noneho ikintu sinzi mu cyongereza baravuga ngo milestone ni nka indiketa ikigaragaza gihamya yuko iyi demokarasi yari ihari ni iyihe aha rero ngira ngo na Kabila sinzi ko yabona ibisubizo yego ku yindi ngingo yego yagize ati gusubiza abaturage uburenganzira bwabo gatandatu ni ukunga abanyekongo no gusubiza hamwe ubumwe urihuse mushakamba urihuse uretsemo gake gusubiza abanyekongo uburenganzira bwabo barabwambuwe ariko ntituzi neza igihe babwamburiwe kuko aciye igihe kinini ngiye hano ndavuga abahunze nubwo kuko baba barambuwe uburenganzira bwo kuba abanyagihugu
Mushakamba impunzi zimaze igihe kingana gite? Turaze twibaza icyo kibazo tugisubize, noneho turabona ibyo Kabila avuga. ngira ngo impunzi ziri hanze y'igihugu nyinshi zatewe na Kabila kurusha Tshisekedi. Yego, ariko noneho nyuma y'aho zihungiye zimaze iminsi ingahe, mu myaka ingahe mu buhungiro? 30. 30. Muri iyo 30 ni ingahe zamaze mu buhungiro Kabila ari ku butegetsi? Niyo myinshi. None se kugarura kuvana abantu mu buhungiro bisaba imyaka ingahe? Noneho yenda turebe ko yari itaruzura akaba abona ko ari bwo yuzuye. Byamunaniye muri iyo myaka. Ahangaha rero ngira ngo ni ndamubona rero ni intege nke zaturutse iwe, ariko agaruye kuri Tshisekedi kuri izi ngingo. Yego, Kabila ndamubona nk'umuntu ureba umukino wa dame. Urawuzi? ndawuzi, handi bakoresha piyo cyangwa se n'igisoro. Umuntu uri hanze areba umufana ababona inka aho zikwiye kujya, uburyo zikwiye gukinwa. Ushaka kuvuga ko Kabila mubikubise Karugondi ihene, none akaba agiye muri Nteba. Agiye muri Nteba ameze guteba, ari gufana ati genza gutya, wakabigenje gutya, twakabikoze gutya, ariko yagera mu mukino, iyo utsinzwe turu yawe hakajyamo undi, ubona amakosa ye menshi, ariko wageramo nawe ntugire icyo ukosora ahubwo ugatsindwa. Kabila mu kibuguzo rero aratebye rwose. Zakomeza kunga abanyekongo no gusubizaho ubumwe bw'abenegihugu. Ikintu kirakwiriye, ndetse n'umuntu uzarokora Kongo n'uzakora mbere na mbere ikindi kereka batagifite. Iki niho na biriya by'intambara byose bikomoka. Reka ndebe ko hari aho ndi buze kubona avugamo kwirukana abenegihugu batariho. Reka turabireba. Kuko aba FDLR babaye abenegihugu. N'uyu munsi Kongo iri kuvuga ngo bari kubacyura. 23 iri kubacyura kandi biratabaza ko bitwa abaturage bayo. Yego. Ngo ahubwo bakahatuza, ngo aho bavuye hagatura ngo abanyamahanga. Ibyo rero iyo mvugo niyo ituma Kongo ihora mu bibazo. 7 ni ugutangiza gahunda y'iterambere rishingiye ku miyoborere myiza no gusaranganya umutungo. Ibi byarakerewe muri Kongo, nta nubwo bizapfa kuhagera, nta n'undi bigeze abitekereza. 8 ni ugusubukura ibiganiro bihamye n'ibihugu duturanye. Yego. Ariko nawe ntiyari shyashya ku bihugu bimwe na bimwe cyane u Rwanda. Ahubwo we ikibazo yari afite, uriya mugabo ko nabivuga, yari nk'indyarya yuzuye, ahubwo urenze kuba indyarya. Ibihugu baturanye yarabiryaryaga akikomereza. Byo bikaba bizi ko yabibwiye ukuri, noneho bagera imbere bakamutegereza bakamubura, bakabona kubona ko bahuye n'indyarya nyine yababeshye. Icya 9 yego, ngo ni ugusubiza igihugu icyubahiro ku rwego rw'akarere, Afurika n'isi yose. kabigenza ate? Ubundi se Kongo yigeze ikigira? Arabigenza ate? Arabikora nyine ngo ni ugusubiza. Kongo yigeze iba igihugu cyubashywe mu karere cyangwa se ku isi? Uretse ko hari umugabo wajyaga bita ba Grand Frere, n'indi icyo gihe bari bubashywe bikomeza. Yego. Ati icya 10 ni ukurandura imitwe yitwaje intwaro, haba iy'imbere mu gihugu n'iy'amahanga. Harya ni byari umubibyi ashobora kurandura imyaka ye?
kereka batakiri kumwe n'Umubiligi ubundi niho byashoboka. 11 rero yego ni ukurwanya ibijyanye no gukoresha abacanshuro nk'uko biteganwa n'amasezerano ya African Union n'umuryango w'abibumbye no kubasubiza iwabo. yego Ibi birumvikana yego nubwo bitubahirizwa. yego 12 mbere y'uko ubuyobozi bwa leta bugaruka hose, urumva muri bya bice bindi 23 FC bayobora, ndasaba ko abaturage barindwa kandi inzego z'umutekano zikajya zibakorera zibaha ibyo bakeneye. yego ntabwo Katanyama izareka kwibabara. kamere ngo ntikurwa na leta cyane rwose, kandi nawe arabizi kuko Katanyama yaziremye imyaka myinshi cyane. N'izina Katanyama ryamamaye ku ngoma ye. yego ubwo rero reka tuvuge ngo nareke kuza gutera iseseme. reka hari igihe wenda yaba yahindutse ntabamenya. inkoko ntireka gutera no guteteza no kugira gute. ntabwo byabaho. yego ntabwo byabaho, byo ntibishoboka. yego kuko ntibabishobora. yego ahubwo nareka abishoboye babikore. Mushakamba nigeze kubona ko iri jambo na Tshisekedi ngira ngo yarikurikiye. nta gihamya kiraboneka kuko ariya mafoto ni photoshop. yego ni editing kuko hamaze kujyaho amafoto 3. ariko ntibishobora gutambuka atari kuri iki. ntabwo se yaba ari umunyapolitike. nta munyapolitike utumva iby'abandi banyapolitike cyane abamurwanya bavuga. none twitega iki nyuma y'aha ngaha aba bagabo baraza kumera bate? nyuma y'aha ateguje yorohereje ubucamanza. yego mu rukiko bazavuga ko nawe yabyivugiye ko agiye guhangana. yego bagiye kumukatirirwa gupfa bamushyireho manda dare, ubundi barwane bisesuye turebe utimbura undi. yego ubuse ko Tshisekedi yicaye muri Congo Kinshasa nubwo igihugu atagifite cyuzuye, anafite n'ubudahangarwa mpuzamahanga. yego afite ubudahangarwa mpuzamahanga nubwo atabufite ahantu hamwe. ubu ngubu Kabila we ahagaze. Kabila ntumbwire ngo ahagaze ku butaka cyangwa ahagaze kuri iri jambo. nshakira ahandi mbwira. Kabila yego ahagaze kuri social media. nta handi byashoboka. ni umwami wa social media. kuko niba ashaka guhangana naze mu gihugu yashinga umutwe witwaje intwaro nka AFC cyangwa nka Thomas Rubanga. yego yagira gute yakipotinga bakahangana muri politike. yego naze mu gihugu avuge biriya bivugira mu gihugu atabivugira imahanga. yego kuko ubu agiye kubaho nk'impunzi asabye ubuhungiro. yego kuko hagiye kujyaho impapuro zimuta muri yombi. hari n'igihugu yageramo kikamutanga kikamushyikiriza Kinshasa nk'uko nkuba bamushyikirije Kinshasa. yego ko niko rwose bihagaze. Mushakamba kuri iki ngiki cyavuzwe cyane cyo urakibona ute? ashobora kuzigoma cyangwa ntabwo ubona Kabila yaje igoma? nta yandi mahitamo afite. yego abyanga byemera nta yandi mahitamo afite. yego agomba kuza agasaba imbabazi abo yahemukiye. yego ubundi bagafatanya gukuraho Tshisekedi kuko ibyo by'ubutegetsi bw'igitugu kubukuraho kugira gute ntabwo bizakorwa n'amagambo, bizakorwa n'ibikorwa.
yego ngayo nguko urakoze cyane mushakamba. reka twagana no ku musozo rero. yego dusoze. ndagushimiye cyane. yego nawe ndagushimiye. baraharyana. yego n'abadukurikiye turabashimiye rero inshuti bavandimwe bacu mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro. ntimwibagirwe gukanda like bitugaragariza ko mwakunze ibiganiro byacu, mukande share mubisangize inshuti abavandimwe banyu, ariko kandi ku batarakanda subscribe mwakwibuka mukayikanda, ikandwa rimwe gusa, kandi iyo wayikanze ikiganiro gisohotse kirakwizanira ukumva kigeze muri telefone yawe nta zindi mbaraga zindi washyizeho. turabakunda rero, turabakunda kandi natwe muradukunda turabizi, ariko ikindi tubasabye ni ukutwandikira mubinyujije muri comments, mukadushyikiriza ibitekerezo byanyu, ibyifuzo ndetse n'inyunganizi. murakoze rero, twizeye ko mugiye kubikora kandi musanzwe mubikora. murara haryana, mwari kumwe na Sentama, naho ubutaha.